nkareba ahantu nkodesha ubutaka nkabaho nk'impunzi ariko se ndabaho nk'impunzi mu gihugu cyanjye. Icyo ni ikibazo ndi kwibaza. Ese nimbaho nk'impunzi mu gihugu cyanjye ko gitifune namusabye basi asabira inzira shinga shitingi muri ubwo butaka bwanjye ngo nushinga shitingi ngo nzaza ngo ufunge ngo ntabwo byemerewe. None se niba ndi kuba mu buzima bangeneye ko mbamo niba nemere yuko wenda n'ubutaka bwasigaye mbugireho access barashaka ngo bakakurebera ngo muri mashini ngo amafaranga ngaca kuri simukadi yawe. Niba bari kuvuga ngo umuturage wese umuturage ari kwisonga umuturage ari kwisonga gute muri kudusonga ngo nimwihangira imirimo ubuzima nabayemo ntabwo mubibuzi n'uburyo nahasorinze kugira ngo iriya nzu nyibone ntimubuzi. Nihe motivation nzaho umwana wanjye ibintu nagezeho byose mu myaka 20 mukabitwara gutyo gusa umwana wanjye arimo abireba kandi yarakuze. Nzagenda mukundisha igihugu gute? Nzamuye motivation azigate akura kundi igihugu gute azi neza ko aribo bari kumubuza uburenganzira bwe. Nimudufashe tubone motivation. Ngo niho ngo bahereye ngo batanga ngo ziriya veni zo gutanga ntabwo za mituweli. Urari ugera iyo mudugudu akanga kugufasha. Si twebwe hano hari gihe banyuzaho ama PS y'abacuruzi nk'umu boss adahari. Umuntu akaba ari nk'igisenyi watashaka kugera anga kandi akaba atizeye yo kwiduka ari wowe yizeye. Bikaba ngombwa ko amafaranga anyuza ku telefone ukayajyana ukereza ama PS y'abantu. Kuba abashinzwe umutekano w'ibyo ngibyo babibonye ayo mafaranga caho ngaho nabo bagira imbogamizi zo kuguhindurira. Hari n'ubitinya ndi kwishura veni akazi kawe hagiye ngufuri ntabwo aba ari ibintu byumvikana neza ku muturage. Birashoboka ko kushishikariza kwishyura mituweli ni byiza mu kagari mu murenge mu karere abantu bakishyura mituweli ariko nk'uko bamwe babivuga hari igihe warabuze n'ubushobozi bwo kwishyura 3 wajya mu cyiciro ugasanga urishyizwe 8 warekarama ibintu bikanga bati uri muri systeme byararangiye. Umwanya w'abantu wabaye muke niyo mpamvu ngiye ntaza ngo ntinde ngo njya hangaha mpita njya ku ngingo nshaka ko tuvugaho uwo mwanya. Ariko reka duhite tujya ku ngingo nshaka ko tuvugaho uyu munsi. Mu Rwanda ukuntu amategeko cyangwa se abayobozi bahabwa amategeko n'amabwiriza abantu benshi bazi ukuntu bigenda. Ibyo ngiye kubivugira ko abaturage bari kurira bavuga ngo mitiwere ngo yarahenze. Nahoze mbona inkuru mugenda murebamo hano mu mashusho y'ukuntu abantu mu Gasyata bari bagiye mu kazi bagezeyo banga ko binjira kuko bahasanze umuntu wazanywe agafata irangamimere yawe agacekinga ubwo niranga muntu akareba niba waratanze mitiweli. Waba utarayitanze ntiwinjire mu kazi. Ariko hari ikintu kiba mu mikorere y'abayobozi mu Rwanda. Urumva cabinet iraterana ubwo ni abaministiri na perezida bose bagaterana bagahabwa amabwiriza. Namara guhabwa amabwiriza ubwo ni ministiri w'ubuzima reka tuvuge agahita amanuka nawe agahita yegeranya ba governor yegeranya nka governor agahita amuha amabwiriza wenda na ba meya nabo bagahita bamanuka bakabibwira njyanama y'akarere njyanama y'akarere nayo ikamanuka cyangwa se meya akaba yahamagarara abagize bayobora utugari n'imirenge bagahita baza bagahabwa amabwiriza. Ariko izingiro rikuru rikaza rigahita rijya ku bayobozi batoya babayobozi bibanze babayobozi bo mu masibo ba mudugudu bande bakaba aribo bagenda bakomangira buri rugo akababwira ati imyanzuro yafashwe ni ingi guturuka uyu munsi mitiweli yavuye kuri 3 yagiye kuri 20. Noneho ariko abo bantu hari umuntu ubushize wavuze ati ariko abantu bayobora imidugudu ntibakabaye ari abantu bize. Ariko twese nta muntu n'umwe yagize abitekereza. Ariko ubu nibwo abantu bari kubona ko uwo muntu ibintu yari ari kuvuga wenda ntiyabisesenguye 100%, ariko hari ikintu kiri kugaragara ko ari ikibazo gikomeye. None umuturage ni umukene atuye mu mudugudu yisanze mu cyiciro cy'abantu bagomba gutanga 20,000.
ageze ku kazi nibwo buzima, atunze abana, atunze urugo, atunze umugore, bamubujije gukora. Ese nubwo minisitiri w'ubuzima yaba yarafashe ayo mategeko n'ayo mabwiriza akayohereza ku nzego zo hasi, yaba ari ubaza iryo kosa? Cyangwa bwa bumenyi bukeya bw'abayobozi b'inzego z'ibanze budashobora gusesengura? Bura ikintu cyo kuba ufite ubumenyi ni ikintu cy'ingenzi, kuko ntabwo umuntu yaba afite ubumenyi ari umuyobozi wo mu nzego z'ibanze ngo agende yandikisha umuntu ko azatanga 20,000, kandi umuntu uyobora nyumba 10 niba ayobora ingo 10 abarya bavunitse, abazi abarenzwe, abazi abarya kuri bavunitse ku buryo no kurya biba bigoranye, bamwe birirwa ku mashansiye rimwe na rimwe ntibanishyurwe. Abafite amakuru yose y'abantu baba mu karere, mu kagari, mu mudugudu we. None uwo muntu aramutse asobanutse, afite ubwenge, ari umuntu wize cyangwa se reka ujijutse, yagenda agatanga amakuru akavuga ngo ku murenge cyangwa ku kagari ngo uyu muntu azatanga 20,000, kandi abizi ko umuntu atanarya. Bivuze ko ukurikije inkuru ukuntu imeze, ni inkuru ya papi yari iri kuri BTN, bivuze ko abayobozi bo mu nzego z'ibanze nibo kibazo nyamukuru, nibo bakabaye barengera abaturage, bagatanga amakuru ku bayobozi babakuriye, ariko ikibazo ubwo bushobozi barabufite cyangwa bakorera mu kintu cy'ubwoba. Urumva, kubera ko abavuga ati amakuru yaturutse kuri meya, njye nayahinyuza gute kubera cya kintu ariko cy'ubujiji, bigatuma we yinjira mu ngo z'abantu ababwira ati oya nuko twabyemeje, n'uwo mwanzuro wafashwe, kubera ko ubushobozi abafite butasesengura ngo bumenye ingaruka z'ibyo ari gukora, abe yafasha n'izo nzego zo hejuru kuba zamenya ngo uyu muturage ntago afite urwego rw'icyiciro cyo gutanga 20,000, bikarangira umuturage ageze muri systeme, bikarangira asohotse ku bantu bazatanga amafaranga menshi ya mitiweli, bikarangira umuturage adashoboye kuyatanga, bikarangira umuturage ativuje, bikarangira abaturage bameze nkaho bari mu kintu kimeze nko kwigaragambya. Ndaje ndashyiramo amajwi gatoya mwumve bano bantu. Nukuvuga ngo niba umuyobozi wo hasi adashobora gufasha abayobozi bamwigiyeho hejuru kubona amakuru mazima, nubwo itegeko ryaba ryaturutse hejuru, ariko urumva ko ipfundo ryo kubabara k'umuturage riri guturuka ku nzego zo hasi. Ni nayo mpamvu abantu benshi bavuga yuko uzareba kenshi abantu ba mudugudu babari abantu uvuga wenda ngo uyu muntu hari igihe amakuru akenerwa ku karere akaba yayatanga, ni wa muntu ujya ku karere agashaka kwerekana ko wenda ubona ari umuntu wigaragaza. Murabizi ukuntu biba bikoze, wa muntu ugenda ku murenge akigira inshuti ya gitifu, wa muntu uza akigira umukoneseri, cyangwa se akaba yarigize kubaho nka demobe akabivamo, akaba ari aho ngaho mu mudugudu, cyangwa se akaba ari wa muntu urusha abandi ubushobozi mu mudugudu, ugasanga byubakiye kuri iyo structure, byubakiye kuri iyo system. Ugasanga ari wavuga ati uyu muntu reka be mudugudu, cyangwa se uyu muntu reka be ari ukuriye daso, cyangwa se reka uyu muntu aba ari we umujyanama w'ubuzima, cyangwa se reka uyu muntu nyine mu nzego z'ibanze abantu bakoramo bakunze kugaragara nk'abantu ntabwo nabyita kwibonekeza, ryaba ari ijambo ritari ryiza, ariko bagaragaye cyane mu nzego, bazengurutse cyane mu nzego, bikazarangira iba abantu bahiswemo, noneho bagahitwamo bitagendeye ku bushishozi n'ubushobozi bafite.
bagasa naho bagiyeho bigendeye ku mubano n'uburyo birirwana n'uburyo relation n'uburyo cy'imikorere mbega bakaba ari ba bantu bahora imbere y'inzego bakaba nk'aho bameze nk'abatoni bikazarangira babonye imyanya kubera bwa bushuti. Ariko ntabwo bitinda birangira umuturage ari ugize gute, ari ubibabariyemo. Kandi umuturage ntibimusaba kuba afite ubumenyi, ahubwo birasaba ko umuyobora aba afite icyo amurushije cyangwa se aba afite icyo yamufasha. Ni ukuvuga ngo abayobozi bo hasi bateza ikibazo gikomeye cyane abaturage, ku buryo abaturage inzego zo hejuru zifata imyanzuro zitarayishyira mu bikorwa, zigakenera amakuru aturuka hasi, ariko hasi kubera kutagira ubushobozi n'ubumenyi bwo gucangura ibyo bagomba guhereza abayobozi bo hejuru, nibyo birangira umuturage ari kurira, bikarangira umuturage agiye ku kazi agasanga bamuborotse ngo ntagomba gukora. Kuko ibi bintu byo kuvuga ngo umuturage yisanze mu cyiciro, namwe mumbwire ngo yisanze ku cyiciro cy'abantu batanga 20,000, umuturage yabyuka yandikishijwe nande? Mbere ya byose yandikishijwe na wa muntu wo mu mudugudu wafashe amakuru, arayajyana atariyo, kubera ko we gusa yashatse gukurikira iby'inzego zo hejuru zavuze, ariko nta bushobozi afite bwo kuba yaziha challenge, kuba yazibwira ati oya, abaturage bacu, ngewe abaturage banjye mu mudugudu wanjye ubushobozi bwabo n'ubu ngubu ntago babasha kwishyura aya mafaranga ya mituweli angana gutya. Nkaba mbona ngewe icy'ingenzi ahubwo nuko leta yakora reform, yakora amavugurura mu bayobozi bo mu nzego zo hasi, bakagiraho akantu gato k'ubushobozi n'ubumenyi. Kuko hari ibintu byinshi abaturage batakamo, ukuyeho iyo mituweli usanga no mu budehe harimo ibibazo, usanga no mu bafashwa, usanga no mu bagenerwabikorwa, usanga no muri muki, usanga abaturage akenshi bisanga mu bibazo badafite uko bavamo kubera amakuru yatanzwe. None se wowe uri umukuru w'umudugudu, uzi umuntu wawe kaburara, urarenze kubera ikintu wakoreyemo cyo gushaka nko kwesa imihigo, utanze abaturage bawe ngo bazatanga 20,000, nta kintu na kimwe witayeho. Waba ufite ubwenge, uri umuntu usesengura, ntuwegere umukuru w'akagari umubwira uti ibi bintu ntago abaturage bo mu mudugudu wanjye kanaka na kanaka na kanaka ntago babasha gutanga 20,000. Niba udashobora kuba wakora izo mpinduka cyangwa ngo ucarenjinga umuyobozi wawe hejuru, ntago wumva ko hakenewe amavugurura mu bantu, uburyo bajyaho bayobora imidugudu, byaba na ngombwa bakanagenerwa n'umushahara. Abantu mutwandikire comment mutubwire, ntago nshaka kubarambira, nge mvuga ibintu nigendera, hanyuma namwe mugasigara mubitekerezaho. Waba utanga igitekerezo ukacyanika muri comment, ubutaha tuzakomeza n'ikindi kiganiro. Ndagashyiramo ku gace k'icyo kiganiro cya papi cyari kiri kuri BTN, murebe hanyuma mutubwire. Murakoze.